haleluya. Ndashaka kuyobabwire ngo aho usanga pasika dusanga ijambo ryo gucungura, n'ugucungurwa. Natwe iyo twibuka pasika, iyo tuvuga pasika, tujye tuyakira ko atari ukurya no kunywa no kwambara neza, ahubwo dufate pasika twibuka gucungurwa. Haleluya. Reka nawe ubwawe umunsi ku munsi pasika ibe muri wowe, kuzuka kwa Kristo kwe muri wowe. Wewe wari waramenye Imana, nyuma Imana ukayivaho. Ndagusabye ukimara kumva inyigisho wongera ugaruke, kuko muri pasika yawe n'ukongera kugaruka n'uwo munezero w'ijuru. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, ndongeye ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana yaturemeye ngo tunezererwemo. Dushimira Imana idahwema kutugirira neza uko bwije uko bukeye, kandi nongera gushimira abadukurikirana umunsi ku munsi. Tubonye rwose Uwiteka umwami Imana arimo akora imirimo n'ibitangaza, benshi baduha ubuhamya kubw'iby'Imana irimo kubakorera. Rero wowe udukurikiye, Imana iguha umugisha. Nanone ndongera gushimira DVC studio ibaduteye inkunga yo kugira ngo dushobore kubagezaho bino biganiro. Bakozi b'Imana, Imana nayo ibaha umugisha, kandi namwe mudukurikirana mujye mugerageza mubegere n'abakozi b'Imana, kandi bakora bitanze mu rwego rw'amafoto, amavideo, mu bukwe bugiye butandukanye. Mubegere abashaka gukinguza ama YouTube, mubegere bazabafasha. Imana ibaha umugisha. Rero aka kanya reka dusenge Imana, twinjire mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ni wowe Imana ishobora byose. Tukubonye ukora imirimo n'ibitangaza, tukubonye ukiza, tukubonye uzura, tukubonye utugirira neza. Ni nayo mpamvu n'uyu mwanya tuje imbere yawe Uwiteka Nyiringabo, dusaba kugira ngo udushyigikire kandi uzubane natwe muri iri jambo. Abagiye kuryumva ribabohore kandi babohoke mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Cyo duheje ni buri imbaraga mbi zose z'umwanzi, kubita hasi byishyira hejuru byose, kurwana no kunaniza iri jambo. Ibicantege bibe byose byari biteye abana b'Imana badukurikiranya aka kanya, Mwami reka no bahabwe umugisha, kandi iri jambo ribe umugisha ku bwa buri wese, mu izina rya Yesu Kristo byose mbyizera, amen. Wowe rero dukurikiranye, Yesu kumpera umugisha. Twaherukanaga ubushize tuvuga ku ijambo ry'Imana, kandi turimo twegera tuvuga kuri pasika. Turacyari nanone kugira ngo uyu munsi dusozanye no kuvuga kuri pasika. Benshi bayumva uko babishaka, abandi babyumva mu buryo tuba twarakuze, mu buryo tuba twarizeye. Urugero nkatwe twari tuzi yuko pasika ari ukurya neza, ukambara neza, ugasura inshuti zawe. Ariko mu by'ukuri pasika ntabwo ari iyo ngiyo. Icyo nicyo gihe gusa pasika igikoreramo, cyangwa se iyo tugiye mu byanditswe byera tukajya mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, basobanura pasika tutayisobanuye mu magambo yacu nk'uko tuvuga, aho igaragara ko ari ukunyuraho cyangwa se Passover. Ariko Bibiliya hari uburyo ivuga neza pasika, kandi pasika igasobanura neza ko ari we Yesu Kristo uba urimo kuvugwa. Rero nubivuga ngo Yesu Kristo niwe tangira akaba n'iherezo, bivuga ngo Yesu ariho atarabaho. Bibiliya Yohana yabivuze neza muri Yohana igice cya mbere, avuga ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe, kandi isi itararemwa yari ariho. Ariko reka dusome icyanditswe Pawulo abwira Abikorento igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 5. Reka tuhasome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mubirobe rishya. Mutacyuye umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo.
reka nsubiremo iryo jambo. Abakorino ba mbere ibice 5 umurongo aho wa 7 haravuga ngo nuko mwiyeze umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko pasika yatambwe ari we Kristo. Haleluya. Bibiliya irashaka kutubwira yuko Kristo watambwe niwe musemburo. Kristo watambwe byatuye ngo nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya. Bivuze ngo Kristo niwe ugaragara muri iki cyanditswe, kandi iki cyanditswe kigakomeza nanone nshaka kugira ngo mvuge kuri pasika uburyo igaragara. Pasika uburyo igaragara mu byanditswe byera, Bibiliya ikabigaragaza pasika 7 Bibiliya ivuga mu murimo wo gucungurwa. Ndashaka kuvuga ngo pasika 7 zigaragara Bibiliya ivuga mu murimo wo gucungura. Rero tumaze kumenya ngo pasika niwe Yesu, nkuko Bibiliya tubwiye mu Bakorino ba mbere nusoma ibice 5 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8 haratwereka ko pasika niwe Yesu. Rero niba pasika ari we Yesu kandi Yesu akongera akagaragara mu byanditswe byera, ndashaka tugaruke pasika ya mbere ubundi yabaye umuteguro w'Imana, yari umugambi w'Imana. Imana yatekereje umuntu itari yamara kumurema. Ni nayo mpamvu Bibiliya tubwiye neza ngo pasika niwe Yesu Kristo. Rero umuteguro w'Imana, nitujya muri Petero wa mbere ibice byaho igice cyaho cya mbere, ndashaka mvuge pasika ya mbere, pasika yagaragaye bwa mbere. Ndaza kuba pasika 7 zigaragara mu byanditswe byera kandi zigaragaza Imana n'umwana wayo. Haleluya. Rero pasika ya mbere ni umugambi Imana yari ifite ku mwana w'umuntu, ni umugambi Imana ifite ku bantu bayo. Yesu nashimwe. Itangira gutekereza umuntu nk'uko muri Petero wa mbere aratubwira ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo Kristo. Murongo wa 20 wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. 21 abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bimenywe ku Mana. Kristo ashushanywa n'umwana w'intama kandi akagaragara mu kimenyetso cy'amaraso kera. Aha Kristo biragaragara yari ishusho y'ubumana, yari ishusho y'uyu munsi uko tumubona nuko tumwumva. Rero bene data ndagira mbabwire ngo pasika ya mbere ni igishushanyo cyangwa ni umuteguro w'Imana yateguye ku mwana w'umuntu kugira ngo umwana w'umuntu ashobore gucungurwa. Nanone pasika ya kabiri, reka nzivuge nihuta, pasika ya kabiri yo yabaye isezerano ryo kuvana Abisiraheli mu maboko ya Farawo kugira ngo bajye mu gihugu cy'isezerano. Iyo pasika igaragazwa n'ujya mu bice 12 mu gitabo cyo Kuva, usanga Imana ibaha igihe. Imana abaha igihe irababwira ngo uku kwezi kuzababera imfura mu mezi. Haleluya. Imana irabanza ishyiraho igihe irababwira ngo uku kwezi kuzababera imfura mu mezi. Muri icyo gihe, muri uwo mwanya, muri iyo saha, Imana igaruka kubihishurira, ariko imaze kubahereza igihe. Ndashaka mvugane nawe nkurikiye kuri aka kanya kugira ngo usobanukirwe pasika. Iyo ugeze ku murongo wa 12 niho ubona no pasika ishushanywa n'umwana w'intama w'Imana bamaze kubaga, bakamushyira hehe? Bakamushyira amaraso y'umwana w'intama bakayashyira ku nkomanizo y'umuryango. Haleluya. Bibiliya iratubwira neza ibice byaho 12 mu gitabo cyo Kuva
reka tuhasome twihuta cyane, ndibuze gusoma ibyanditswe byinshi, mwihangane. Kuko umurongo wa mbere uravuga ngo, umurongo wa mbere ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Murongo wa gatatu, mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe muri buri nzu. Ndeka dukomeze murongo wa 12 niho hasobanura neza. Ho haravuga ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Haleluya. Ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Iyo ni pasika igaragara mu isezerano rya kera, yagaragaza kuvana Abisiraheli mu maboko ya Farawo. Haba ikimenyetso cy'amaraso yari asize ku nkomanizo y'umuryango, ariyo Bibiliya ivuga ngo buri wese yendera umwana w'intama amubage, amusangire n'abo mu rugo rwe, niyo badashoboye kuwumara bate n'abaturanyi, ngo ariko bafate amaraso bayashyire ku nkomanizo y'umuryango, kugira ngo marayika urimbura nagera kuri iyo nzu y'Abisiraheli agasanga ayo maraso ntabwo ari bwinjiremo. Bivuze ngo inzu yose itari iriho ayo maraso, haleluya, inzu yose itari ifite ayo maraso, buri mwana w'imfura na buri kintu cyose cy'uburiza cyarapfuye muri iryo joro. Iyo rero niyiba nano ikimenyetso cya pasika ya kabiri. Haleluya. Ndashaka kuyobabwire ngo aho usanga pasika dusanga ijambo ryo gucungura, n'ugucungurwa. Natwe iyo twibuka pasika, iyo tuvuga pasika, tujye tuyakira ko atari ukurya no kunywa no kwambara neza, ahubwo dufate pasika twibuka gucungurwa. Haleluya. Wowe unkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo ubwego pasika ya gatatu kwari ukugera mu gihugu cy'isezerano cy'Abisiraheli. Bava hehe? Bavuye muri Egiputa bakagera mu gihugu cy'isezerano. Nujya muri Yeshuwa ibice byaho 5 umurongo wa 9 niho usanga pasika ivugwa gucungurwa, ariko mu buryo ku nshuro ya gatatu. Navuze ngo turavuga pasika inshuro 7 gusa. Haleluya, haleluya. Uribuze gusanga mu by'ukuri tujya pasika tuyibona inshuro imwe gusa. Yeshuwa ibice byaho 5 umurongo waho 9 haravuga ngo iki? Uwiteka abwira Yeshuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Murongo ukurikiyeho, nuko Abisiraheli babamba amahema i Gilugali, baziririza pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Iyeriko. Baziririza pasika. Iyo no yari pasika igihe bari bageze i Gilugali, bageze mu gihugu cyabo cy'isezerano, nabo barangije batamba igitambo cya pasika. Iyo ngiyo niyo pasika ya gatatu. Pasika ya kane yavugaga ugukebwa kw'abanyamahanga babaga byaje mu Bisiraheli. Iyo umunyamahanga yakundaga Abisiraheli nk'uko yabaga yarabanye n'Abisiraheli, none akaza kinjira mu Bisiraheli, ikime cyo kugira ngo babane, cyo kugira ngo bagendane, kugira ngo bakorane, ikimenyetso Imana yabahaye kwari ugukebwa. Ngira ngo muribuka mukomeze gusoma ibyanditswe, tubona umuntu bita Kalebu. Kalebu niwe wajyanye gutata igihugu cy'i Kanani, niwe wajyanye
na Yeshuwa n'imiryango 12 y'Abisiraheli. Bibiliya iravuga ngo abo bose uko bagiye ngo 10 bose baravuze ngo icyo gihugu twakibonye ni cyiza, ariko kirimo abagabo bateye ubwoba, kirimo abagabo bakomeye cyane. Yeshuwa na Kalebu baravuga ngo nubwo bakomeye rwose, ariko abo bagabo ndabona yuko kubera yuko yari yizeye imbaraga y'Imana yacu, kubera yuko yari afite kwizera, baravuga ngo abo ngabo nituhagera tuzabarya nk'imitsima. Cyabaye rero itangiriro, ndetse ngo umunyamahanga wazaga, mwibuke ko Kalebu ntabwo yari umwisiraheli, ariko umunyamahanga winjiraga mu Bisiraheli habaga pasika mu kimenyetso cyo gukebwa, ubwo nawe akakirwa mu muryango. Rero uwo ni urugero rumwe. Pasika ya kane ni abanyamahanga babaga baje bakinjira mu bwoko bw'abana b'Imana, bamara gukebwa bose bagahinduka ubwoko bumwe, bose bagahinduka bamwe, bagatangira kuramya Imana ya Isiraheli. Pasika ya gatanu kwari guhumanura kuvuye nanone, guhumanuka kw'abahumanye. Hari ubwo abagura umwisiraheli ugahumana, umunyamahanga agahumana. Rero kugira ngo bahumanuke nabo baryaga pasika, habagaho igitambo cya pasika. Nanone iyo pasika nshaka kuvuga ya gatanu, uko guhumanuka kongera ukagaruka mu muryango wari waragiye. Hari abantu bamwe uyu munsi wa none, iyo umuntu yarari mu itorero, yarari mu murimo, akajya mu byangwa n'Uwiteka Umwami Imana, ariko ejo akongera akihana, akibuka imbaraga z'umusaraba, akibuka imbaraga za Yesu. Mbere baramutengaga, bakongera bakamugarura. Rero iyo yabaga ari pasika, umuntu wari warahumanye, iyo yongeraga akagaruka mu muryango, iyo nayo yitwaga pasika, nayo iri mu byanditswe byera. Haleluya, haleluya. Pasika ya gatandatu habagaho gusangira, habaye gusangira kwa Yesu n'abigishwa be. Iyo pasika ndayikunda cyane, niyo benshi cyane dukunze kuvuga. Niyo usoma muri Matayo 26 ugahera ku murongo waho wa 24, aho Yesu yasangaho yabajyanye ku igaburo ryera. Aho ngaho Yesu nawe yaravuze ngo nimurye umubiri wanjye, muwe no ku maraso yanjye. Mu by'ukuri cyari ikimenyetso cya pasika. Rero naho hari imbaraga, bivuze ngo pasika nazo ngo ni Yesu. Rero iyo tumwibuka, biravuga ngo tubikora iyo byose twibuka umwami wacu Yesu Kristo. Rero Bibiliya itwereka ibyiciro cyangwa inshuro 7 zigaragara mu byanditswe byera Imana yigaragaje irimo kuri uyu murimo wa pasika. Aha ngaha niho Yesu yasangiraga n'abigishwa be. Pasika iheruka ni muri Luka 24. Aho ngaho noneho pasika ivuga kuzuka. Ndimo ndavuga ngo abantu benshi bakunze guhagarara cyane muri ibi byanditswe, ariko bagahagarara ku kibehe muri Luka 24 bakavuga Yesu gutsinda urupfu. Nayo ni pasika, ariko bavuga ngo yari pasika ya 7. Birashoboka yuko nawe ushobora kujya muri Bible nawe ukabona wenda uburyo Imana yakoranaga n'abantu bayo, ndetse ikazana ikimenyetso cya pasika. Ariko icyo nshaka kwigisha umunsi wa none ni ukugira ngo urimo kunyumva aka kanya umenye ngo pasika ni ubuzima muri Kristo Yesu. Iyo twamaze kwakira uwo mwami, iyo twamaze kwinjira muri uwo mwami, bivuze ngo tuba tuvuye mu buzima bwa kera, twari irobe rya kera tukabirobera ishyashya. Haleluya. Nongere nsubire maya uburyo pasika natanye babwira ngo pasika niwe Yesu Kristo, kandi yabivuze mu Bakorino ba mbere ibice byaho 5 murongo wa 7 n'uwa 8. Ndababwira ngo shuti zanjye, niba twizera ko Yesu ariwe pasika, rero kuri pasika ntago tubakoya ngo ni pasika mugahura n'umuntu akakubwira ngo mpa pasika. Oya, pasika ntabwo ari umunsi, pasika ntabwo ari amafaranga, pasika ntabwo ari ukujya gusenga, pasika ntabwo ari ukwambara neza, ntabwo ari ukujya amaduka guhaha imyenda, ahubwo pasika ni Kristo mwenyewe. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ibi bihe bya pasika bitubera ibihe byo kongera kwihuza n'Imana, byo kongera gusabana n'Imana, kuko Kristo ne wagiye ku musaraba
musaraba. Abo twabanye ubushize ushobora no gukurikira inyigisho, nababwiye amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba nayababwiye mu gihe gishize, ndetse ndongera mbabwira ibitangaza 7 byabaye ku musaraba. Ariko hanyuma y'ibyo tugasozanya n'umuzuko wa Yesu Kristo, ari wavugaga uvuga kuri pasika. Rero pasika nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, pasika ya mbere yaje ari umuteguro w'Imana, nk'uko muri Petero wa mbere aho ngaho 1:19-21 wari umuteguro w'Imana. Ya ntabwo pasika yafatikaga. Reka mbabwire bene data, abantu benshi dukunze kubona ibintu tukemera ibintu mu bifatika. Nago Yesu twebwe uyu munsi tumubona ngo mu bifatika. Yamaze imyaka 33. Reka nkubwire, mu mwaka wa 33 aho ngaho niho Yesu yagaragaje pasika, ndetse niho abantu benshi babesobanukiye ibya pasika. Ariko pasika iriho mbere yuko n'uyu mwaka wa 33 ubaho agatambwa ku musaraba. Pasika yari iriho, kandi no gusangira kw'abigishwa nako twabonye ko ari pasika, kuko yarababwiye ngo nimwakire uyu mubiri. Igihe yabahaga umugati cyari ikiwe cy'umubiri wa Kristo ugiye gutambwa ku bwabo. Aravuga ngo nimwakire izimbuto z'umuzabibu nk'ikimenyetso cy'amaraso yaragiye kumeneka ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo nayo yari pasika. Pasika yindi twaganiriye ni yabahereye mu gihugu cy'isezerano, ngo bageze i Gerugari muri Yesu bice 5. Haleluya! Aho ngaho ku murongo wa 10 usoma aho ngaho urasanga yo pasika. Wongere kuba pasika yo kwihumanura, cyane natwe igihe tuba twagiye mu bya, twagiye kure y'Imana tukagaruka. Nanone iyo yabaga ari pasika, yabagaho umuhango wa pasika. Cyangwa se nanone umunyamahanga winjiye mu Bisiraheli habagaho igitambo cya pasika. Nanone nimo gusoza pasika iba kuva mu gituro k'umwami wacu Yesu Kristo, ari nacyo cyanditswe ngiye gusoma muri aka kanya muri Luka niwe bivuze neza. Haleluya! Luka ibice byaho 24 umurongo ubanza haravuga ngo iki? Haravuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7 kare ku museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Murongo wa 3 binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Murongo wa 4 bakiguye mu kantu, abagabo 2 bahagararaho bari bambaye imyenda irabagirana. Murongo wa 5 abagore baratinya bubika amaso, nuko abagabo barababaza bati ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Bari bibagiwe yuko Kristo yasize ababwiye ko azapfa, ariko ku munsi wa 3 akazuka. Nshuti yanjye wowe urimo kunyumva aka kanya, nagira ngo usobanukirwe pasika yariyo. Rero nk'uko izi nshuro 7 Bibiliya igaragaza yo pasika, reka nawe ubwawe umunsi ku munsi pasika ibe muri wowe, kuzuka kwa Kristo kwe muri wowe. Wewe wari waramenye Imana, nyuma Imana ukayivaho. Ndagusabye ukimara kumva inyigisho wongera ugaruke, kuko muri pasika yawe nukongera kugaruka n'uwo munezero w'ijuru, n'uwo munezero w'Imana, n'uwo munezero w'abana b'Imana, kuko wari waraguye yongeye yagarutse mu nzu y'Imana, yongeye yagarutse umurimo w'Imana. Nawe urimo kunyumva uyu munsi kuri cyane studio warucitse intege, wabonaga nk'umunyamahanga, ariko data aratubwiye ngo nitwe iyo umunyamahanga, iyo wari waraguye ndetse n'umunyamahanga iyo agarutse akinjira mu Bisiraheli haba isezerano rya pasika. Nshuti yanjye unteze amatwi, ndashaka dusegane nawe wowe ushaka kuvuga ngo uyu munsi wa none mfashe umwanzuro wo kugaruka, kuko muri Kristo Yesu niho tubonera ubugingo buhoraho. Muri Kristo Yesu niho tubonera amahoro turi muri iyi si, ndetse tukazabona n'ubugingo butazashira. Wowe unteze amatwi muri aka kanya, ndagira ngo wongere ugaruke ku musaraba, wongere ugaruke mu nzu y'Imana, wongere ugaruke mu murimo w'Imana, wongere ugaruke ukorera Imana. Imana iragukeneye nk'uko inkeneye. Nawe wabwiriza ubutumwa bwiza, nawe benshi baza kuri Yesu kubera wowe. Erega Kristo atinze kuza, kuko hari abatarumva ubutumwa bwiza, kandi wamaze kumenya ubutumwa bwiza, ukamenya imbaraga z'ubutumwa bwiza. Nagira ngo ngusa
ngusabe inshuti yanjye, haguruka ugende ubwiriza ubutumwa bwiza, abantu benshi bakizwe, abantu benshi bagaruke, kandi abantu benshi babona Imana, kandi abantu bose bumva Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye, wowe urimo kunyumva, iki nicyo gihe cyawe, wowe utaramwakira ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nagira ngo nkwibwirire ngo uyu munsi niwo munsi wawe. Bibiliya iravuga ngo wizera mutima wawe ukatura n'akanwa kawe kandi ugakizwa. Ni yawe niba utarakira Yesu, subiramo aya magambo uti: mwami Yesu, uyu munsi wa none menye kuri umwami wanjye, vana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abaho ubugingo buhoraho. Niba usubiyemo aya magambo urakijijwe. Reka ngusengere Imana yo mu ijuru kongerere mu imbaraga, wongere wambara imbaraga, nawe wongere uhaguruke, nawe wongere ukorera Imana. Data nyiringabo Imana, wowe watuye aya magambo mu umugisha utsindagiye kandi ucugushije, ntagasubira inyuma, ahubwo nawe akizwe kandi amaramaze abo umwe mu ntore zawe. Igihe uzahamagara amazina yacu, nawe aziyumva umuhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Natwe niko twakijijwe Mana, nuwo nawe reka nawe akwakire mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari urwaye unkurikirana, iyo ndwara urwaye ntabwo ari yo kukwica, ahubwo Data agiye kwihesha icyubahiro. Ndagusabye nshuti yanjye, izera ijambo ry'Imana, imbaraga z'umuzuko izavanye Yesu mu gituro, nawe zagukiza mu izina rya Yesu Kristo. Indwara Yesu waburwaye, Data ari umukiza wazo, kandi ijambo ry'Imana rambwira neza mu Bafilipi 2:9 ngo nta rindi zina twahawe uretse izina rya Yesu Kristo, ngo kandi ivi ryose rizaripfukamira n'akanwa kose kazaryatura yuko ari umwami. Rero ndagiye ngubwire, iyo ndwara urwaye ifite izina, nawe ndagira ngo uryibuke. Niba ari na muganga wayikubwiye, niba ari nawe uyiyumvamo, ndagira ngo ubwire ngo bwira iyo ndwara ngo izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ubutware bwawe. Niyo mpamvu aka kanya wambaraga mbi w'indwara, ndagutegetse sohoka mu mubiri we mu izina rya Yesu. Aka kanya wa diabete we, wa kanseri we, wa gifu we, wa mutwe we, wa mugongo we, ndagutegetse aka kanya murekure arimo yumvira ijambo, reka abone ubuzima buvuye ku Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Urakoze Yesu Kristo, urakoze ku umukiza, kandi urakoze yuko ugire neza abana bawe. Izina rya Yesu reka rishyirwe hejuru. Wewe wari unkurikiranye, Imana iguha umugisha. Amazina ni Pastor John Karimbanyi, ndabakunda cyane. Imana ibampera umugisha, kandi tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mu bihe biza turajya tubaho ubuhamya bw'abantu barimo kubohoka, babohokeye kuri iyi cano, bari bohokeye muri uyu murimo dukora mu gihe Imana iduhaye. Ukeneye telefone yanjye 0788430085. ushobora no kwisaba kuri WhatsApp, kandi ushaka kujya muri komanteri ukambaza ikibazo wumva ushaka kumbaza, kandi ndagira ngo ubwire ngo uko bwije uko bukeye Imana izaguha umugisha kandi izakugirira neza. Reka dusoreze aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndabakunda cyane. Amen.